uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka. Inzara niza ntugahungabane, gupfakara bije komera, umudamu udafite umugabo ntago mbicitse, ni umugabo ari we urabona muri abantu b'abagabo n'umuntu akubuze ntago biba ngombwa ngo uyahure, agura komera ugaharanira nawe kwigira ejo ukazubaka undi muryango mushya. Uri umuntu nk'abandi uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka. Hari abantu twahuranaga nabo bakavuga atari ku mubyeyi wabyaye abana yaragendesheje. Uri umuntu nk'abandi najyaga mfata urugendo nagenda abantu bakanyirukankana kubera ko nahoraga mbatwikire rero nta muntu wagombaga kubacokoza, nanjye nahashyiraho ishuka nkatwikira abantu bakanyirukankana ngenda, abamwe bakangusha abandi imbere bagahagarara, abantu bakaza bakanyubakaho. Iyakire ukuri iyakire ukuri ni ibintu byo gushimira Imana. Rero muri make ndumva nishimye, ndanezerewe, icyubahiro ubundi ni cy'Imana. Amen. Wiyumve mu bumuntu wiha agaciro kawe, ureka bavuga bavuge. Bakavuga ati ngiye nkibyaye nagita muri toilette cyangwa se nkagita ahandi. Mama ni intwari, ubundi intwari si yapfuye, intwari nikora ibikorwa byiza. Uwiteka azakurwanirira. Uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka. Uri umuntu nk'abandi twabagaho mu buzima bugoye, dukennye, kubona icyo kurya ari ikibazo, ariko tukaba turi ba bantu twicara tukavuga ngo ejo n'ejo bundi tuzaba bakiri. Mama mu bintu twajyaga twamubwira ngo nitumara kukira tuzakugurira radio. Urumva twumvaga nyine twari dufite inzozi ariko z'ubwana, ariko ziviza iterambere. Hari byinshi wakora byavamo iterambere, hari byinshi wavuga byavamo iterambere. Oh, muri wowe wiyumve mu butwari, oh yeah, wiyumve mu bushobozi, ureke kwitinya wowe. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira IBICU TV. Gahunda ni yayindi no kubatembereza, twabageza ku bicu, tukabagezaho amakuru menshi cyane yagiye atandukanye hirya no hino mu gihugu. Hano hose turahagera. Twavuye mu mujyi wa Kigali n'urugendo rutoroshye, tugeze mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Masoro, aho twagiye gusura n'ubundi Patrick Karabo k'Imana muramuzi. Tugiye gusura kumusura n'umuryango we n'umubyeyi we n'umuvandimwe we, kugira ngo tugende tuganira ese babayeho bate muri iyi minsi mu karere ka Rulindo, byifashe bite, ubuzima buhagaze bute. Ni urugendo rutoroshye kuva mu mujyi wa Kigali kugera hano mu karere ka Rulindo, abandimwe ba Patrick, kugira ngo n'ubundi tumenye ngo ese babayeho bate. Ni urugendo rurerure ariko nyine byazanye imbaraga nyinshi, kubera ko ari ka kazi twiyemeje kugira ngo tubageze ku bicu aho. Niyo mpamvu nyine twemeye tugakora urugendo rutoroshye, tukaba tugeze n'ubundi aho bita Irusine, ni mu murenge wa Masoro, ni mu karere ka Rulindo. Ntukure y'amaso kuri kamera zacu, kuri screen yawe ya IBICU TV. Nitwa Abaye John. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza. Reka nongere mbashimire, nongere mvuge ngo Uwiteka Imana ikomeze kubarinda kandi akomeze kubagirira neza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ni yawe TV versus IBICU TV. Ntago biba byoroshye, ni kakazi kenshi kandi katoroshye cyane umuntu agomba gukora umunsi ku munsi. Nubwo bigoye emi, ariko tugomba kubikora kandi bigakoreka. Ese kari byo bidutunze none. Yes, rero turi kumwe n'ibyamamare, ndi kumwe na Fideli, ndi kumwe na Karabo, ndi kumwe n'umubyeyi wabo. Narababwiye yuko hari igihe kimwe nzicara nkaganira na mama wa Fideli na mama wa Karabo, noneho hose bari kumwe, tukabumva tukumva amarangamutima yabo, noneho bakanamuririmbira kwanza. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo se ni gute uyu muryango waba umeze ubaye uri kumwe. Abenshi bifuje kubabona bari kumwe wa batatu gutya. Bizera ko bagiye kuryoherwa.
Fide Karame umeze neza urabona mbeze neza kabisa fresh ni zose se nubireba kweli Karame imeze bite ndaho ndashima Imana ndashima rugira ariko noneho washakiye umugore ijwi sike ujya kuvuga uri kuya ahantu kure ndaho nibyo buriya gushaka bisaba kumenya ibyo ugiyemo nuko witwara uko nitwaga nkiri umusore rero biratandukanye bitandukanye nuko nitwara ubu ngubu bitandukanye kwa kundi wavombaga amajerekani menshi yes nibyo yes rero turi kumwe n'undi muntu wicaye hagati yanyu wese njaga ko yivuga hagati ya Fideli na Karabo ninde uri bumuvuga oya ahubwo buriya niwe wagakwiye ahubwo kuba ari we wari kuba yatuvuze kubera ko niwe mukuru niwe mubyeyi wacu okay rero akereka mu ikaze murakoze cyane yego tubaye ikaze mama murakoze turishimiye nitwa Mujeje ndi Vanessa mama w'abahungu babiri n'abakobwa babiri ubwo n'abana bane abakobwa n'abahari bari ku ishuri abahungu babiri nabo niwe mama wabo ninjye mama wabo nabyaye neza Fideli na Karabo ibyamamare mu mujyi wa Kigali ku isi hose n'umutaje nabo bakobwa rero abakobwa nabo ibyamamare cyane abakobwa nabo barakomeye buno bantu bari no kukakama amashuri yo hejuru urumva ko barakomeye mu minsi iri imbere zabo bakomeye Imana yarabikoze amen turayishimira reka duhere ku mukuru umukuru ni Fideli Fide uriyumva ute ubu uyu munsi wa none ukuntu niyumva rero cyane ndiyumva neza kuko ndimo kureba imirimo y'amaboko y'Imana nkabona nuko yatureze tugakura n'umubyeyi wacu n'ukuntu yadufashe neza kuko hari benshi bamubwiraga ngo abo bana si abantu wakavuga n'abantu ibyaye ikibazo irakirigata ngomba kuba nambana kandi abizi ko ejo n'ejo bundi bazavamo abantu bazima ubwo rero mboneho no gushimira mama wanjye ni umubyeyi mwiza yarakoze ibi ngibi bikorwa n'ababyeyi bake kuko impamvu mbivuga hari abantu twahuranaga nabo bakavuga ati ariko umubyeyi wabyaye abana yaragendesheje si yagendesheje ku buhe buryo bakavuga ati ngiye nkibyaye nagita muri toilette cyangwa se nkagita ahandi mama ni intwari ubundi intwari si yapfuye intwari nikora ibikorwa byiza ndiyumva neza kuko ndimo guhumeka ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye na mama n'abandi yes mbere yo kumva ko mama wawe ameze reka twumve Patrick ubu ngubu wowe uriyumva ute ndishimye cyane kuba ndi kumwe na mama arabizi ni ibintu mu mutima wanjye biba binyuze noneho kuba ndi kumwe nawe ndi kumwe n'umuvandimwe nawe twaruhanye twabanye mu buzima bubi ubu wenda hakaba hari aho tugeze ntabwo twatinya kuvuga ko hari aho Imana tugejeje ni ibintu byo gushimira Imana rero muri make ndumva nishimye ndanezerewe icyubahiro ubundi ni cy'Imana amen icyubahiro ni cy'Imana urakoze cyane uvuze ijambo ryiza ati icyubahiro ni cy'Imana noneho turiya ngo utunyiriremo nka Karabo ubuzima wabanyemo na mama wawe bwari ubuzima bugoye ariko ubuzima twabanyemo bwari ubuzima bufite intego twabagaho mu buzima bugoye dukennye kubona icyo kurya ari ikibazo ariko tukaba turi ba bantu twicara tukavuga ngo ejo n'ejo bundi tuzaba bakire mama mu bintu twajyaga twamubwira ngo nitumara gukira tuzakugurira radio urumva twumvaga nyine twari dufite inzozi ariko z'ubwana ariko ziviza iterambere twumvaga rero radio ari cyo kintu tuzagura tukamugura tukumva dukoze ikintu kidasanzwe ibyo rero ku giti cyanjye wenda kuri ngewe iyo mihigo narayikoze ahubwo ubwo ibisigaye biri imbere ubwo Imana yirabizi kandi twakoze nibirenze radio n'ibindi tuzabikora kuko kuba tumufite gutya papa wacu we yarapfuye kuba tumufite gutya tugomba kumwitaho tukamubungabunga usibye no kuba yaratureze ariko buriya nta yandi mahirwe tugifite gusa turihanganisha n'abantu badafite ababyeyi namwe ntago ari mwe mwabigizemo uruhare mwihangane Imana yaremye ababyeyi banyu irahari ntigipfa ntisaza nta nubwo inacuyuka muho muri Imana iri kumwe namwe mubyeyi wenda iyo wicaranye n'abahungu bawe gutya n'abagabo bubatse mu gihe mu bihe byo hambere wenda bakubwira ngo sabana mbere yo kwinjira mu mateka yandi wiyumva ute ni ibyishimo birenze
byarandenze numva nezerewe cyane iyo umuntu yari agufataga ijambo akabona ko udahetse umuntu nk'abandi akabona bujuje amazu ureba ankikije n'indimo nibonye komoraho ubwo nishimwe kuri ngeri rikomeye numva naranezerewe nta rubanza afitanye n'Imana nshimiye aho igejeje ikora rero nabahanzi niba turicaranye harabanza Fideli cyangwa mwese muraririmbira rimwe mbo nta kibazo kuko buriya twaririmbana naririmba ku giti cyanjye byose n'uburyohe ariko ibyiza ndumva twafatikanya kugira ngo ikiganiro ni gitoya kandi twese turabahanzi bamaje kuba bakuru mu mpano reka turirimbane hari indirimbo mfite ivuga ngo ngura umuntu nk'abandi Fidel aramfasha tuyiririmbe umuntu wese udukurikiye cyangwa se urimo uratureba wihebye wumve yuko Imana ntabwo yakwibagiwe nawe uri umwana nk'abandi uko yita kuri wa wundi wabonye wagafashe cyangwa se wateye imbere nawe niko yakwitaho kandi humura ntarirarenga iravuga ngo uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka uri umuntu nk'abandi uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka uri umuntu nk'abandi iyakire ukuri iyakire ukuri wiyumve mu bumuntu wiha agaciro kawe ureka abavuga bavuge Uwiteka azakurwanirira uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka uri umuntu nk'abandi uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka uri umuntu nk'abandi hari byinshi wakora byavamo iterambere hari byinshi wavuga byavamo iterambere muri wowe wiyumve mu butwari wiyumve mu bushobozi ureke kwitinya wowe uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka uri umuntu nk'abandi uri umuntu nk'abandi ufite ibitekerezo byubaka uri umuntu nk'abandi wow barakoze cyane yes Fide wowe ni wowe mukuru ni wowe buriya kuba uruta Patrick umwaka umwe buruba ari mwinshi hari ubuzima uzi wanyuranyemo na mama wawe cyane nk'umwana wa mbere bumeze bute ubwo buzima twanyuranyemo ni nko kuva ikabuga ugera igatuna n'amaguru ni urugendo rurerure ni ukuvuga twaciye mu buzima bubi cyane cyane ubuzima turebaho cyane twaciyemo bukatubabaza n'ubu tutazapfa no kwibagirwa ni ubuzima twaciyemo bw'inzara inzara yaradukubise ibifu bibamo ubusa twari twumva ngiye nambaraga n'ipantaro nkagira ibiro ipantaro ikagira ibiro byinshi nkumva ipantaro irandusha ibiro kubera inzara tukajya dutungwa n'ibisheke tugatungwa n'isombe zitagira umunyu Imana ikaturinda ariko muri ibyo byose twarasengaga cyane tukavuga ngo Mana uzatugirire neza kuko nubundi nubwo burya umuntu ukena ariko avuga ngo ejo hanjye ni heza ukagerageza amahirwe Imana iguheramo umugisha rero twaricaraga n'igenge na Patrick twicaraga tugakina n'udutiyatire nge na murumunange Patrick tugakina tiyatire z'inzozi z'ejo hazaza nziza uribuka cyane urumva tugakina dutwaye amamodoka twarabaye abaposi imodoka ngo pip nibyo bimeze bite ongera twumve ariko Fide nibyo nanjye ndumva ngiye gukora n'imodoka ntago byibuka reka nkubwize ukuri kw'Imana urumva Emi reka mbabwize ukuri Imana yaratumwakuye Imana igira iduhe n'ubushobozi tugura akamodoka imodoka sino kuvanga akamodoka tugura imodoka natwe tuzigendemo
mama ujye uhora udusabira imigisha ukuri tuzazigure kandi rwose ngewe bizanshimisha nimbona nguze imodoka mu bantu ba mbere nzicazamo ku mwanya w'imbere ni wowe uyicaremo rwose uvuga uti imodoka ni iy'abana banjye dushimira Imana yadukoreye ibikomeye rega ibyo yadukoreye ntabwo izabura kuduha imodoka ni ikintu cyoroshye cyane naguciye mu ijambo ejo bundi njya kubaka inzu njya kuyijyamo nabanje gukandagizamo mama wanjye nibyo kugira ngo bigaragare neza nta wundi ushobora kuza kubanza gusimbura mama niwe ubanza akabanza akagera mu byacu akanabihesha n'umugisha nibyo umugisha w'umubyeyi urakomeye cyane kuko iri terambere ryaratuvuniye cyane twaravunitse mama n'ubuzima bugoye mwanyuzemo n'abana wambwiye ko ari 4 tubwire mu ncamake n'ubuzima buhe nkuko bakubwiye ubuzima bw'inzara ubuzima bwo kubura ibiryo wari ubufite bwo kutagira aho kuba ibintu byari birebire urumva umuntu agushyize nk'ariya mu ishyamba wari usanzwe uri mu nzu nziza ukabura n'icyo kurya igihe cy'umwaka urya ibintu biterekeranye urumva ni ibintu bigenda bigakora no ku bwonko cyane najyaga nicara n'ahantu abantu bari bazi ko ndi ikigori ariko nk'imfaka ndi umwana n'ababyeyi banjye nabo ntabariho bya bintu bingoye cyane umuntu noneho mfite nabo bafite ubumuga umuntu bamvugiragaho amagambo bishakiye umuntu wese akavuga icyo yashatse kuri njyewe ariko ntabwo nigeraga mbereka ko ndimo mbyumva nabereka ko ntanabyumva nkabitesha agaciro kuko nabonaga aho ndari habi amwe njya kuzamuka ku bantu ntacyo mfite ingaruka zizanzaho wenda ari umuntu ejo uzampikira cyo guhinga nkamwereka ko atandusha ibitekerezo ntacyo azongera kumva ariko nkavuga ngo nanjye muri uyu mubabaro ndimo kwinzara ndimo no kutagira icyo kwambara urabona ko nambaye harabona ageze muri cyo kwambara nkajya ntira umwenda uranambika n'abandi umuntu wese namutira nkabona arajyanzaniye ibintu byaciyutse bisa nabi nakubika imyenda myiza nagiraga nkabwa Imana mana nzi ko ushoboye byose sinzongere gutira uzanshakira imyenda yo kwambara nsubiza imyenda yanjye nahoranye yarabikoze urabona ko nambaye aho kuba hanze ntabwo tukihari turafite inka hano mu rugo ubwo nkuze ntakigira imbaraga zo kwahira ariko nzi ko Imana izabikora nkabona n'umukozi ubwo rero nishimwe kuri njye nubwo abantu barakomeraga wa undi wankomereye ntaramwihoreye burya umuntu nanakuvugaho ibintu bibi uzirinde guheranwa n'ibibazo uramwihora akavuga ahubwo akaziterambere iminsi kazamera iminsi iramubwira ati iminsi iramubwira Patrick iyo wumvishije umubyeyi wawe avuga gutyo n'ubuzima yabanyuranyemo muzi uburyo abantu bagiye babafata bavuga ati ntimuri abantu nkawe nka Patrick urebye n'ijambo ubungubu ufite mu gihugu uravuga tukakumva uravuga bakakumva wumva bimeze bite mu mutima wumva Patrick ejo uhameze gute sinzi ukuntu nabona nabisobanura ariko mu by'ukuri biranezeza byo byonyine kuba mbona mama tukicaranye ahangaha ubuzima reka nkubwize ukuri n'abantu bakurikiye iyi televiziyo babyumve ntabwo twe twari tuzi ko saa hizi tuzaba twicaye hano tuvuga ijwi rikumvikana cyangwa se tukiriho twebwe twumvaga tuzaba twarapfuye naho baduhambye harameze ibyatsi baranahahinze urumva kuko twahuye n'ikintu bita inzara tukagira ngo uyu munsi nibwo twaba tubonye icyo kurya uyu munsi twavuga ejo wenda umunsi w'ejo ntituzawurenga tuzaba twapfuye iyo mbonye mama rero turi kumwe nka gutya mbibona nka kwa kundi abantu bumva bya bitangaza byabaye muri Bibiliya njye mbibona nk'ibitangaza ntago njya mumenyera niyo turi kumwe twicanye gutya turimo gusangira nk'akantu yaba ibyo kurya cyangwa se icyo kunywa izo fanta cyangwa iki mba mbibona nk'inzozi rero ndabishimira Imana yahabwa icyubahiro iyo yamudukomereje akaba areba aho abana be bageze babana abantu bamukobaga bavuga ngo nta kintu bazamara ubu bakaba bafite aho bageze Imana ishimwe ko ikimuhagaritse kugeza aya magingo akaba kiriho arimo arareba abana be barateye imbere kandi nawe biramunezeza kugira abana abantu baravuga ngo genda ujugunye mama akemera akatunambana akabona tubaye abana bibikomerezwa reka mbabwize kuri reka nze rwose ubwire abantu ubabwire ibyo Imana yagukoreye najyaga mfata urugendo nagenda abantu bakanyirukankana kubera ko nahoraga mbatwikire rero nta muntu wagombaga kubacokoza nanjye nahashyiraho ishuka nkatwikira abantu bakanyirukankana ngenda bamwe bakangusha abandi imbere bagahagarara abantu bakaza bakanyubakaho
ndibuka bwa mbere njye kubatangiza ku ishuri nishimwe ngomba gutambukiriza aha numva ryanyuze mu mutima naragenjyana n'ababyeyi magize ababyeyi baranseka waje mu mubare w'abatangiza abana noneho kuko numvaga bavuga ngo ntibazakona nabarindaga kujya hanze ubu nabarindaga umwanda nkabitaho cyane nibwo bwa mbere bari bageze hanze ngira ikibazo nabese abana banje ko batari bagera hanze none nabarika bakaza gutaha ahantu hatariho kwera batari bakajya hanze nabarabarindaga bikomeye ndataha najya ahantu njya ku giti ndikinga twaje gutangiza abana abagore baraseka abandi baratukubita hasi ndavuga naho barabahitana nicara hano ku giti umuticara zarambona mwese mama kuri hano ndamwe ndimo ndaruhuka ariko ko yari yambonye ambwa ataguruka utahe we ibintu bikureba kibazo gisigaye ni cyacu ndahaguruka ndatari ko ngenda ntishimye ndavuga se ubu ndamenya bari butahe hehe naragire kwera Imana ngiye kubona mbona umwana yageze mu rugo narahageze ngiye kubona mbona araje amaye wanyuze he kuko atari bazi ahandi hano yambwa ati ngewe twe dufite konkazi hafi y'iwacu irunze ku muhanda yavuze ati ndakurikira umuhanda ningira hari konkazi ndamenya ko ari iwacu nzamuke numva ndishimye uyo mbona bafite mashine mbona bafite amatashi nkaya bari mu mbuga nkoranyambaga bari bahanzi bajya muri mashini nishimwe kuri ngewe barize amashuri yose bariga urabona aho bageze n'abahanzi ibyo ni ibintu byankoze ku mutima wawundi bavugaga ngo nanjye nje mubare w'abajya kwiga barize byiza urabibona nawe watekereje iki bwa mbere bakubwira ngo abasabana ngo bibana bata ya narakomeye burya ujye ukomera mu kigerageza inzara niza ntugahungabane gupfakara bije komera umudamu udafite umugabo ntago mbicitse ni umugabo ari urabona muri abantu b'abagabo n'umuntu akubuze ntago biba ngombwa ngo uyahure ahubwo urakomera ugaharanira nawe kwigira ukazubaka undi muryango mushya. Yes, rero ni ibintu biba bitoroshye ni ubuzima butoroshye kandi ubuzima bukomeye ubahanini ni wowe ufite ishimwe rikomeye na Patrick afite ishimwe rikomeye ariko nkayo nk'umubyeyi wabanye nabo ni wowe ufite ishimwe rikomeye nifite igikomere babana ni babiri abantu bavuga ati ibintu nta kigenda ariko twaricaraga uzi ibiganiro bagira urumva ukuntu bandirimbiye bajyaga nzana tangira kwiheba kamwateka tukuririmbire bakandirimbira bakansokoza kuko nakundaga umuntu nsokoza bakanja mu musatsi bakantunganyiriza umusatsi nkahita nsinzira baririmba nkasinzira nibyo bintu nakundaga ubwo rero ibyo bintu barabimenyaga ubona ntangiye kubabara bakita bandirimbira nkishimye Patrick na Fideli buriya bashobora kuba baza karirimbo bahuriyeho bakuririmbiraga za kera izo ngizo ntabwo twazibuka neza ntabwo twayibuka rwose twaba tukubeshye ariko ngiye harako nibuka indirimbo bavuga ngo ko nabazumirwa niba yicisheho mwumvi yaranyomoye burya abahanzi n'abantu beza ibintu bigiyemo neza bitanga umusaruro barayiririmbaga nakumva message irimo nakwibuka n'akato nahawe havuga ati koko nibyo iriya ndirimbo ifite umwuka w'Imana birashoboka ko biriya bintu bavuga ko tuzabigeraho numva igenda naricaga nkayumva numva rwose ni byiza iyo ndirimbo iri ku Karabo k'Imana TV abantu bajye banareba ibiganiro ariko banadushyigikire bagende bayirebe dukomeze tuzamuke kuko ngewe ndifuza ko muri uyu mwaka 2021 ari nge muntu uri buhagarira abahanzi mu rwego rw'abahanzi bakunzwe mu gihugu ndimo ndabyiyumvamo sinzi ko Imana izabigenza ariko ndifuza kuza mu bahanzi bahagarariye abandi mu rwego rwa discipline mu rwego rwo kwamamara mu rwego ahantu henshi nyine akaba ari njye uza kwisonga so bagende badukore subscribe iyo ndirimbo iravuga ngo hari igihe uhura n'ibibazo ibigeragezo nabyo bikabamo byinshi bagategereza yuko byaguhitana ujye ubabwira uti mfite ishobora byose niba kubona bamwe bazumirwa niba kubona bamwe bazatangara bazavuga bati dore ya mana yabo cyo nimundorere dore uko ibahinduye ukuri kose ushobora guhinduka komeza koko na Yobu yarahinduriwe yamuhenduye na none iracyariho wigira ubwoba uzaba mushya niba kubona bamwe bazumirwa niba kubona bamwe bazatangara bazavuga bati dore ya mana yabo cyo nimundorere dore uko ibahinduye niyo urumva message irimo
narayumvishe numva inkoze ku mutima numva rwose ni sawa ndavuga nti birashoboka koko bazumirwa ariko iyo nambaye itese urabona batarumiwe dufite inzu twarabaga mu ishyamba se ntibumiwe dutunze inka se twararyaga isombe ubu barumiwe ndagerageza nkishyura abana narishyuye amashuri bashiki babo ntabwo bafite ubumuga nabo ni inkumi ejo bundi nzamfite n'abakwe ubu se iyo babona uri kumwe n'abakazana bo bamugane ntibumiwe barumiwe dukorana mariage barongera barumira niho nari ngiye guhita nkubita nerekeza ubu aba bose bafite abagore uyu Patrick aritegura umwana w'imfura ukaba witeguye umwuzukuru we wa mbere ufite umwuzukuru wa mbere waramubonye wumva bimeze bite ni ibyishimo bidasanzwe Imana rero kubera ko inashoboye bajya bambwira abadamu bakanjya se bari abana bani bazima wese ushatse kuvuga iki nkabashaka no kuvugana bari kongeza uko nimaze kujya nsenga nkihangana ngira ngo baribonye ko byose bishoboka ni bazima kuko nta kibazo bari bafite niba ufite ikibazo uruse ruhure n'ubuzima bwose busanzwe barabyaye Imana igiye gukora igitangaza rero noneho kugira ngo binoze neza iragenda umwana adafite n'umuga babazi ngo ubusa gutya bya umwana usako biranashoboka ko wamubyara twiteguye ko naza ko tuzamurera nje namure nabareze ntasa nabo ko babyo umwana usa na serero cyangwa usa na nyina si ikibazo yego Fide ubyumva tubitekereza ute kuba ufite umwuzukuru ufite umwana mama mwereka umwuzukuru reka mbabwize ukuri bafite umunezero buriya akenshi niyo mpamvu abantu babona ntawe urabona ntarakaye cyangwa abone mfite imirongo hano mu gahanga njye mporana umunezero kuko nabonye umwana nasabye Imana iyo mubonye numva nishimye iyo mbonye none harimo no kugenda iyo ngiye mu cyumba akaza agahita afata amapantaro ngo papa ati mwiriwe neza kumva aransuje ngo bite nanjye ndamukiza ngo ni byiza buriya rero mba numva nishimye nuko numva na Patrick umwuzukuru wa mama ari hafi nanjye biba binejeje mbavuga ati okay uko abantu bakekaga ngo tuzapfa gutyo ntago tuzapfa gutyo dufite abazadukomokaho urumva dutangiye kubaka umuryango niyo nagira igihe nkagenda nkava mu mwuka amateka yanjye ntabwo yazapfa kwibajyana mfite abana cyangwa se Patrick afite abana urumva iby'Imana irimo ibya Yesu yabishyize neza ku murayini fresh Yesu ni ku murongo yabishyize ku murayini nyumva umurayini Patrick ubyumva ute ibi kuba ugiye kugira umwuzukuru kuba ngiye kugira umwuzukuru rero ni ibintu by'igiciro kirekire urumva ni ibintu by'igiciro kirekire ni ibintu bikaze njyewe rero hari igihe mba nicaye hano ndimo ndapanga diri z'akazi hari igihe mba nicaye nka gutya nkahita nibuka ukuntu twabayeho mu buzima ubu nari ntangiye gutekereza ikintu nakora nibagirwa ko ndi kuri kamera kugira ngo aho narindi marenge nzamuke kugira ngo abantu hari igihe bajya babona hari igihe mba ndi mu kiganiro bakabona ntangiye kwibaza buriya gutera imbere ni ibintu bivuna umuntu aba arimo arashakisha urumva nkatwe ntiduhinga ntago duhinga ntitugira gute urumva bisaba gukoresha ubwenge ubwo hari igihe mba nibese gatoya nkajya mu gucukumbura nanjye nigize nka mwanafunzi urumva ariko mwanafunzi ndamukunda cyane noneho rero umwuzukuru azaza nyine tuzamwakira neza nimuzaza kugira ngo tumwishimire ni iby'igiciro nanjye kugira umwuzukuru ndumva ari nanjye ngo umwuzukuru arindagiye mukaza ntuza umwana ibyo ngibyo uzamubivuga kuko uzaba wakuje Patrick uramutse ufite ibintu urimo gutekereza we seriye nandi mo ndanatekereza ariko umwana nzamugira nyine nzamugira kandi ndamwiteguye Yesu uramwiteguye mama wa Patrick na Fidele hari akantu kigize kakubabazaho nagakeko ka ku buryo utazakibagirwa akantu kambabaje n'ukuntu abantu bagendaga bamakato abantu bambaga kato n'abandi nka hano ntagira umuntu uvuga ati sinamuha n'amazi ngo anywe ariko ibyo narabyihanganyemo n'inzara nagize inzara yarambabaje ndasonza n'ubu urabona ndi umukecuru ariko nkuriyo bwabaga ngo nahiriya nka ejo njye mbona agafumbire ngurishe nabona ubana n'ubwo batari bagira aho bagera hashimishije icyo babonye bamfashe ko nanjye ngerageze kwifasha nababajwe n'inzara mu buzima ibindi byo ni birebire ubuhamya ni bwinshi ariko gusonza
ni ibintu byadushije ku bwonko yaranyishe mba umukecuru nagize imyaka bitugacuka mu bwonko 38 ndi umukecuru umeze nk'ufite imyaka 70. Yes, rero reka tubashimire ku kiganiro cyiza tugiranye kandi turizera ko support yose muzadusaba tuzayibaha. Ndagira ngo buri muntu aravuga nimero ye ya telefone wakwifuza kuganira cyangwa kubasura. Buriya nta muntu wanga ijana rijya mu rindi. Uri kwitegura imfura yawe ya mbere, hari umuntu ushobora kuvuga ati ngewe nemeye bibero, undi akavuga ati nemeye agakweto k'abana, undi akavuga ati nemeye Fideli, ndavuga ati inzu yiwe ndayishyiramo ndahashyira amazi, umuriro, inzugi ndazishyiraho neza, ndazishyiramo neza mu nzu yanjye, gahunda zikagenda neza. Reka duhere kuri Patrick. Yego, nimero yanjye ni 0788555784, ariko noneho mbatumiye kuri Amag de Black. Nkeneye Karabo na Amag de Black, ariko ari uyishyuye, ntayo nzishyura. Umubwira uti Patrick ni umuntu urimo urahasoringa arashaka kuzamuka, uti Patrick wamuhaye Karabo, turebe ko bizarya. Imbo nimero zanjye ngewe ni 0789373888. Yes. Hari undi muntu Emi ushobora kuvuga uti uyu mubyeyi ndashaka kuba wenda namushakira nk'umushumba, ndashaka kuba nagira ubundi buryo mufashamo, mubyeyi we bakubona gute? Mbona rero Jacob yagize ikibazo, natanga nimero imwe mu y'abahungu banje, abantu ndabizera, w'abantu maho bantumikire. N'ubundi tuyatugutumikira, hari abajya bamuha ubutumwa. Umuntu ushaka kuzagira icyo agenera mama yahamagara Fideli, yampamagara, ubwo butumwa tuzabumugezaho kuri za nimero twavuze. Kuri za nimero ya Fideli ni 0788973888. Ubwo ni 0789373888. Uwo ni Fideli ushaka kuvuga ati mama wa Fideli ndamuremeye telefone, nuko ngo telefone yagize n'ikibazo. Neza kugira ibihe byiza. Imana ibaho umugisha, turabakunda cyane. Mwari kumwe nanjye abaye John ku IBICU TV na mugenzi wanjye Emi kuri yawe TV. Abantu bose kandi dufatanye uru rugendo, turimo n'urugendo rwo gufatanya mu buzima, mube muretse ishyari. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane.